Praise the Lord, Mungu asifiwe, Yesu ashimwe, ndaramutse cyane, izina rya Yesu Kristo, umwami wacu, nizeye ko muri amahoro, nizeye ko mukomeye, nizeye ko mukomeje gushima Imana mu bice bitandukanye by'isi, ko afite amanwa meza, afite ijoro ryiza, afite igitondo, mwabitse gute, mwaramutse mute, mwabonye Imana ikingura, Imana nishimwe kandi Imana nihimbazwe kubwo gukomeza kuturinda, gukomeza kubana natwe, gukomeza kuduha ubuhamya, kuduha umunezero, kutugwiziriza ineza, impuhwe, imbabazi. Mana yanjye ntabwo Imana ibitagize, turabizi twese, amen. Situwasiyo waba urimo iyo ari yo yose uko imeze kose, ariko ntabwo Imana ibitagize. Imana ishimwe cyane. Nifurije isabukuru nziza wowe wavutse umunsi wa none, wowe userebura bitandukanye, ama breakthrough. Mana yanjye navuga ngo congratulations, felicitation, ntabwo ari ibintu bisanzwe kandi ntabwo ari ibintu bimenyerewe, ahubwo nishimye kandi umunezero. Wowe uri ku musozi wo kwihangana, ihangane kandi ukomere. Wowe uri ku musozi wo gupfusha, wo kubura uwawe, ihangana kandi ukomere. Wowe uri ku musozi wo kubura akazi, wowe uri ku musozi w'uburwayi, wowe uri ku musozi wo gutegereza amasezerano y'Imana, wowe uri ku musozi yewe nabanza tuganiriye wenda utarakizwa, uri mu rugabangabo, uruhijwe n'isi ndetse cyane, najya nkubwire ngo ihangane kandi komera. Hari Imana ihindura amateka, hari Imana ihindura ubuzima, hari Imana twibonamo muri Yesu Kristo ibintu bigenda kandi bikaba bishyashya. Navuga ngo rero igihe ni iki, uri muri Kristo nawe urimo, ariko bikaba bisa nk'ibyanze, ukaba usa nk'ushobewe, ukaba usa nk'ubuze icyo uvuga cyangwa icyo ukora. Iki ni igihe cyiza cyo kugira ngo wongere urebe, wongere usubire inyuma, wongere navuga ngo urebe no mu bihe byo mu gihe cya Bibiliya, ibyo Bibiliya itwereka, ibyo Bibiliya itubwira, twizereramo, urebe uko byabagendekeye, abizeye uko byagenze. Humura, humura, ubuzima burahinduka, humura, ubuzima nubwo bwamo birababwamo ibitagenda neza, ibintu birahinduka. Imana ishimwe cyane. Ngiye kukuganiriza, nitwa Sandrine, nkunze Imana cyane, nkunze Imana kandi nkunda Imana cyane. Nirata Kristo, nirata umusaraba, nirata kumenya Imana, nirata kumenya Kristo. Navuga ngo nta kindi kintu ngira nirata kindi cyangwa nakuratira cyangwa twasangira twasharinga ahangaha. Ni byinshi kuri social media, Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, Twitter, Snapchat, ibintu amasocial media agiye atandukanye, platform agiye atandukanye, ariko hanyura ibintu bitandukanye. Rero Imana yashimye ko ngewe kuri uyu muyoboro, muri ubu buzima, twajya dusangira kuri testimonies ibyo Imana yankoreye, ibyo Imana igukorera nawe, encouragement word, ijambo rinavuga ngo risubizamo intege, kwibutsanya, gukomezanya, kugirana inama, gusengeranirana. Imana yarabyemeye, Imana yarabikunze, Imana yabonye ko hari benshi bifasha kandi nanjye ubwanjye bikamfasha. Ni muri ubwo buryo rero mbanje aha kugira ngo tuganire, dusubizwanye intege, wumve ko utari wenyine. Niba ubabaye wumve ko atari wenyine, twigeze guca mu gihe cyo kubabara. Niba urwaye wumve ko twaciye aho hantu. Niba utegereje uzo gutegereza nanjye nawe uciyeho. Niba uri kugeragezwa nanjye narageragejwe cyangwa ndi kugeragezwa, wumve ko si wowe wenyine. Niba uri gusubira inyuma umenye ko nanjye igihe byambayeho, nkumva gusubira inyuma uri kumfata. Niba uri mu byaha, kuko nanjye hari igihe nabaye mu byaha ariko nkavamo. Mbese ni ukugira ngo twemeze tutwaze, dufashanye, turwanirane intambara, kandi tumenye ko ababi barutumye nyine. Kuba uri aho ngaho wenyine, kuba haba hari undi kugira ngo caha agenda gutya, wumve ko ibintu byagenda neza. Ndavuze cyane uyu munsi, ariko Imana irabishimye. Ndashima Imana rero ko turi aha,
tukaba tuhahuriye. Ndagushimira wowe umaze kuhagera nko mu rugo, ukaza ukareba, ukaza ukavuga ati reka ndebe Mana yanjye, cyangwa ukanyereka ko wabibonye Mana, cyangwa ukanyandikira. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha, mujye mukomeza ndetse mume n'ibitekerezo, abo ibyifuzo ndabasengera, inshuti zanjye ndabatekereza, ndetse namwe mutaratangira mutangire muzane ibyifuzo, mutangire mungire se byagenda gutya gutya ntibigenda neza gutya na gutya, uko Mwuka Wera azagenda aduhereza tujye tubisangira. Ya nabangura iki ni igihe cyiza cyo kugira ngo dukomezanye pe kandi Imana izagenda ibikora. Nzagenda nshyiraho video, hari igihe mbona rimwe mu cyumweru ari gakeya, ariko ni no kubera igihe, kubera occupation, ariko Imana izagenda itanga imbaraga bigende neza. Amen. Ya kandi nanone ngira ngo mbabwire ko iby'Imana iteganya kudukorera aha hantu ni byinshi kandi ni byiza. Ya reka dusenge Imana ya mu munota umwe cyangwa ibiri, hanyuma dusome ijambo ry'Imana, dusharinge testimonies. Uwiteka Imana mwiza Yesu Kristo, ndagushimye cyane, ngushimira urukundo rwawe, ngushimira imbabazi zawe, ngushimira ubuntu bwawe, ugira neza, uradukunda, urakoze aka kanya ka none. Mwuka Wera reka aza duhamirize, Mwuka Wera akaza tuganirize, Mwuka Wera akazagane n'imitima yacu, aduhe yongere adushiremo ibyiringiro, yongere atugishe gusenga, yongere atugishe kwihangana, yongere atugishe gushobora no kubasha, yongere atwemeze icyaha gisa nacyo, yongere atwibutse ko turabashitsi, adushoboze, adushoboreshe, tubashe kwitwara hano mu isi neza nuko bikwiye kugenda. Amen. Ya reka dusome ijambo ry'Imana tubona muri turasoma Yeremiya ibice 17:7. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Haleluya. Kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishorera imizi mu mugezi, ntikizatinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto, ntikizita ku mwaka wacanywemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Amen. Hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Haleluya. Reka tube turekeye aho. Mu by'ukuri ikintu nje kubabwira hano isaha none umunota wa none ni ukugira ngo twibukiranye, nkubwire ngo wowe wizera Kristo, wizera Imana, wizera Mwuka Wera, urahiriwe. Nanjye ndahiriwe. Amen. Guhahirwa umuntu wizera Uwiteka Imana, noneho Uwiteka nawe akamubera iki? Ibyiringiro. Nje kukubwira ngo ikintu kiba iyo umuntu atizeye Imana, iyo umuntu atizeye Kristo, iyo umuntu atizeye Mwuka Wera, ikintu kiba ni ugusubira inyuma, ikintu kiba ni ukugwa, ikintu kiba ni ukubura aho uri, ni ukubura aho ujya, ni ukurohama. Nje kugira ngo twibukiranye ko waba uri muri byinshi, waba uri ahantu mbese igihe kigutwikiriye, hariho ahantu tuba, hari ahantu tujya haba hari izindi mbaraga, haba havuzweho andi magambo. Twe nk'abakristo tugomba natwe kugira gute? Kuvuga andi magambo kugira ngo habashe gucururuka, habashe kubona, habashe gucya, tubashe kubona urumuri, tubashe kwibuka, tureke kwibagirwa, tubashe kwinira, tubashe kwireba, turebe aho twari turi, turebe aho tuvuye, turebe aho tujya, turebe aho turi, turebe aho tugana, turebe uko ibintu bimeze. Hari izindi mbaraga zigomba, imbaraga zo kwizera. Amen. Ndabivuga nishimye, ndabivuga nseka, kubera ko kwizera niho hantu hashingiye byose. Ngo hahirwa uwizera Imana, Uwiteka,
Imana ikamubera ibyiringiro. Amen. Ni akajambo gato gasobanutse numva, reka tugasobanuze nanone irindi jambo ritoya. Ijambo tubona muri Matayo ibice ni 14, turahera ku murongo 27, turasoma twihuta. Matayo 14:27. Ariko uwo mwanya Yesu avugana nabo ati, nimuhumure, ni jyewe, mwitinya. Petero aramusubiza ati, Mwami, niba ari wowe, untegeke nze aho uri ngendesha amaguru hejuru y'amazi. Aramusubiza ati, ngwino. Petero ava mu bwato agendesha amaguru hejuru y'amazi ngo asange Yesu. Ariko abonye umuyaga ko ari mwinshi, aratinya, atangiye kurengerwa, arataka ati, Databuja, nkiza. Uwo mwanya Yesu arambura ukuboko kwe, aramufata, aramubwira ati, yewe ufite kwizera guke we, ni iki gitumye ushidikanya? Baratambuka bajya mu bwato, umuyaga uratuza. Abari mu bwato baramupfukamira, baramubwira bati, ni ukuri uri umwana w'Imana. Nuko bamaze gufata hakurya, bagera imusozi mu gihugu cy'i Genesareti. Abaho baramumenya, batuma muri icyo gihugu cyose, bamuzanira abarwayi bose, baramwinginga ngo bakore ku nshunda z'umwenda we gusa, abazikozeho bose barakira. Amen. Imana ishimwe cyane. Dusomye inkuru, story iri popira, izwi cyane, ya Petero arohama. Turayizi turi benshi, tuzi Petero arohama, ariko turasomye turasobanukirwa, tubona ko habuzemo kwizera. Basoma kugira ngo umuntu wese yumve aho ari, twumve ko ibitubaho, ibibaho kuri wowe, biba kuri njyewe, ntabwo ari twe gusa, hari n'abandi byabayeho mu myaka yashize, mu gihe cyashize. Noneho ukibaza umuntu byabayeho, Kristo ahari physically, babana, amuzi, bagendana, byose turabibona, akabura kwizera. Ntukibaza twebwe dufite Mwuka Wera iki gihe byagenda gute, kandi wenda hariho n'abatizera Mwuka Wera. Ukibaza isi ya noneho byaba byifashe gute, isi ya none byaba bimeze gute. Ni ukuvuga ngo nje ngo dukomezanye rero, twebwe nk'abantu bari mu gihe cya Mwuka Wera. Iki ni igihe gisaba kwizera cyane, kwizera Imana cyane, ukizera umwana w'Imana yatumye Kristo Yesu, ndetse Kristo Yesu nawe ukamwizera, ukizera na Mwuka Wera yadusigiye. Kuko tuzi ko yamuvuze ngo nzabohereza, nzasenga Data wohereze Mwuka Wera. Rero kwizera Imana byonyine ntibihagije, hagomba kuzamo no kwizera Kristo. Nyuma yo kwizera Kristo tukamwemera, akatubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Nyuma yo kutubera umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, tukemera imbaraga atanga, imbaraga zidushoboresha. Haleluya. Abantu benshi tuganira aha ni abakristo. Navuga ngo 90% navuga ngo ni abakristo, niko twitwa. Ariko mu by'ukuri turebye, ntabwo ari benshi bageze ku musaraba, ntabwo ari benshi babisobanukiwe. Rero iki ni igihe cyiza nje kugira ngo twibukiranye, turebe ikintu kibayo umuntu yageze ku musaraba. Iyo umuntu yageze ku musaraba, navuga ngo icyaha kirabambwa, icyaha, ingoyi y'icyaha ikuvaho. Nshuti yanjye, niba umunsi wa none ukiri mu ngoyi y'icyaha, ukiri mu ngoyi yo kumva hari ibintu ushaka gutsinda, hari ibintu ushaka gupfunyika, menya ngo uracyari mu bubata bw'icyaha. Kuko igihe Mwuka Wera yaje agasura umuntu, akagera ku muntu we, tubonye Peter ukuntu byamugendekeye, yashize ubwoba. Ubwo Mwuka Wera yageraga arahamya. Iyo turebye Paul
Paul yari umuntu utangaje cyane, ariko tubona ko Mwuka Wera yamugezemo, agakiza kamugezemo, umuntu arahinduka bundi wundi. N'izindi ntumwa n'abandi bantu muri Bible twagiye tubabona bagiye bakora ibyaha, ariko Kristo yahagera ibyaha bakabireka, akababwira ati genda ntuzongere gukora icyaha ukundi. Tugiye turi mu matorero atandukanye, tugiye turi mu maegirize agiye atandukanye, bigisha ibitandukanye, bavuga ibitandukanye, ariko twese duhurira kuri Bible, duhurira kuri Kristo. Igihe twibukiranye ko ubuzima butarimo Kristo, ubuzima butarimo kwanga icyaha gisa nacyo, ubuzima butarimo kwicuza, ubuzima butarimo kwihana, navuga ngo cyane cyane idini itarimo kubwira umuntu kureka icyaha no kukivamo, nuko hari ijuru ndetse hariho no harimo n'ikuzimu, twaba twibeshya cyane, tuba dukora mu rusengero, kugenda tukiyicarira tukareba abaririmba, tukumva ababwiriza, twumva abatangabuhamya, ntibigire icyo bidukoraho, tukaba turuhira ubusa cyane, byaruta no kurwumira mu rugo ugatera agatebe ukirebera filime, ukirira utwo navuga ngo utwo tuntu ufite utwo tubuto, ukirira popcorn, mbese ukenjoyinga your life in this world. Ntacyo byari bimaze kujya mu rusengero, ukagera mu rugo nanone umutwaro akiri umutwaro. Niba ikibazo kibaye ukumva nanone uracyaremerewe. Turi mu isi, isezerano nuko ibibazo tuzabicamo kandi bizabaho wiwi, ariko ntacyo bizadutwara kuko Umwami Imana azaba ari kumwe natwe. Igihe rero ikibazo cyiza ukumva amahoro mu mutima arabuze, ntusenge, ntusabe ngo abantu bagusengere, usengeshe, mu bari gusenga musengane, urababaje. Nje hano kugira ngo twibukiranye tumenye ko kwizera, hahirwa uwizeye Uwiteka, wiringiye Uwiteka, Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro. Amen. Ijambo ry'Imana rinyeretse ko Petero ubwo yagendaga mu mazi yagize gute, umuraba waraje, yabonaga nta kibazo agenda mu mazi, ariko umuraba, umuyaga uba mwinshi, agira gute, arararamika, aravuga ngo ngiye kurohama. Yesu aba yamwumvishe. Yesu ntago ajya aryama. Yesu navuga ngo ntago yatuma twibona nk'aho turi twenyine, oya, aradusigasira, aradushigikira, araduhishira. Burya umuntu uzabona banga Imana yamwanitse, niko abantu bakunda kuvuga ngo yagiye ku karubanda, burya ntabwo Imana iba itaragize, ntako Yesu Kristo aba ataragize, ntako Umwuka Wera aba ataramunihiye, ari umukristo niwe ndi kuvuga. Rero tugerageze aho ndi, tumenye ngo ese kwizera kwanjye kumariye iki niba nta gihinduka muri njye, niba impanda umunsi wa none ivuze ntabona Umwami Imana, kwizera kwanjye kwakumaze iki, kujya mu rusengero kwanjye kwakumaze iki. Njyewe impamvu mbabwira gutya, iminota isigaye reka mbabwire gatoya nanone, wenda twaba tugiye kuganira ari ubwa mbere. Njyewe nakuriye mu rusengero, njya mu rusengero utanyise umukristo nkaba sinzi nakumara, tuvuga ngo kumara, nakumara. Ariko Mana nari ndemerewe, ntacyo nari nzi, sinzi Kristo aho biva naho bijya, sinzi Umwuka Wera aho biva naho bijya, ariko nyine nari nzi bya bindi nk'uko Imana yakoze bari mu isi cyane, nyine utuntu nk'utu ngutu, nkikomeza nkikorera ibyaha, nkikomereza. Urumva nyine umuntu akora ibyaha, haba hari imivumo myinshi igenda imuzaho, ibintu byinshi bitandukanye. Ariko mu 2016 naje gufata decision ikomeye cyane mu buzima bwanjye. Ndabyibuka ubwo bagiye kumbatiza, nararize n'abahumana, amarira ari kuvahe, maze kubatizwa nabwo numva hari ubundi buzima ntangiye. Ubwo hari icyo gihe kugeza umunsi wa none ubuzima ntabwo buraba bumwe, namenye Kristo, namenye Mwuka Wera, navuga ngo ndacyamusobanukirwa, ndacyamwiga, ndakiga Kristo, ndakiga Uwiteka Imana, ko ntabwo tumurangiza, hagenda haza bishyashya. Kandi uko ugenda uca mu bishyashya niko ugenda urushaho kumenya Imana, ntabwo bishobora guhagarara kandi ukiri hano muri iyi si. Duhora twiga, duhora
dutyaza ubwenge, duhora tugirwa inama, duhora turerwa, duhora mbese nibyo duhoramo, nta muntu ukura ngo agire aho agera kandi akigenda ari kirano muri iyi si. Gusa umuntu utakiri hano muri iyi si nyine byararangiye, ariko twebwe turacyari kugenda. Ubwo rero nyine ubuzima bwanjye bwarahindutse, ndabyibuka nk'aho biba yabaye ejo hashize. Ni ibintu byiza, ni umunezero navuga ngo uteye ubwoba nshuti yanjye. Wabura aho hantu nawe, aho witwa umukristo ariko utarabisobanukirwa, utabizi. Ikibazo cyiza ukumva ushatse kwirwanirira, kwishakira inzira kandi bitakunda. Igihe ni iki? Sanga Kristo, sanga umwami, sanga umubyeyi, sanga umuremyi, sanga umuyobozi. Ni ibintu byinshi ngenda nibaza navuga, ariko kubera akanya ntabisobanuye bikaba bibi. Niyo musenga mukabona ngo ajya kugenda amfasha, tubijyanemo gake gake, amfashe dusobanukirwe, tumenye ko igihe cyose twirwaniye intambara, kwizera iyo gushize, ubuzima amahoro mu muntu arashira. Habaho kwirwanirira iyo kwizera gushize. Tubona abakozi b'Imana, Imana yagiye igerageza, hari ahantu umuntu agera akageragezwa. Iyo utahavuye ngo uhavure intwari, uhavure umwizerwa, uhavane ubuhamya, uhavana navuga nko kuganya, uhavana amahano, uhavana kugwa. Niyo mpamvu ngo dukomezanye, wikomeze ku Mana. Wowe ukomeye mu Mana, wikomeze ku Mana, ukomeze uhagarare kigabo. Ya decision wafashe ntuyiteshe agaciro cyangwa ngo uyihinduremo ibindi bintu. Ya nkuru wamenye, kagakiza wamenye, niko gakomereho. Uzahura n'abantu batandukanye bafite kwizera gutandukanye, ariko ntago muje kwizera. Nubona umuntu atangiye kuguhindura, agusomera Bible asa nk'uwicurika, kandi nawe ugasa nk'ubyemera, ugasa nk'udawutinga, subiza akaguru inyuma. Turaho uyu munsi, ndaho uyu munsi, ejo hazaba hari undi. Uri aho ngaho uri, ejo hazaba hari undi. Uko twavutse n'abandi bazavuka, uko abantu bavuye kuri iyi si ngo tuzahava, ariko se tuzajya he? Abatubanjirije benshi bo babonye agakiza, navuga ngo babonye agakiza, babonye ubugingo bw'iteka. Tuzahora dute nabo rero? Ni ukwiyeza, ni ukwitunganya umunsi ku munsi. Duhore tureba umunsi ku munsi, mpagaze he, ndi hehe, ndi mu biki, ndi kubigenzane. Twumva abakozi b'Imana batandukanye, twumva ijambo ry'Imana ritandukanye, twumva Mana yanjye imbuzi abantu batuburira buri munsi, YouTube, Facebook, Instagram, abakozi b'Imana batandukanye, abasenga tutabona. Noneho turi mu gihe nyine ababikora tubabona, bajya ku karambo tukababona, ariko hari abantu bari mu bwiherero badusengera, batagaragara, badashaka kugaragara, kuzanagaragara, ariko nyine bakorera Imana, badusengera, bakorera Imana, bagusengera, bakorera Imana, basengera abakozi b'Imana, bakorera Imana, batanga ibintu bitandukanye, ariko batazigera bajya ku karubanda ngo tubabone. Barahari. Nawe rero aho uri, Imana yego yarakudugije, irakugeza kure, irakutambutsa. Biba byakuviramo kugwa, wenda n'urugero, bibamo kugwa, kudawutinga Imana. Se agakiza karahari, ariko najya mubwire ngo nshuti yanjye, ubuzima ni buto cyane, ni bugufi. Navuga ngo according ku buzima tuzagenda kubaho, ubu buzima ni buto kandi ni bugufi. Ntabwo ngusabye ngo wikebuke, nanjye nikebuke, twirebe cyane. Amen. Turaganiriye wowe utarakira agakiza. Kuvuga ngo wizera Kristo ni kimwe, ariko noneho kumwemera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, akakuyobora, akagukiza ku musaraba, ugashaka umusaraba, ukabambwa, note ko ukabambwa, kubambwa na Kristo yabambwe ku musaraba nyine. Atwereka ko bamwe nk'umunyabyaha, ariko nta cyaha yarakoze. Ibaze rero njye nawe tuvuka mu cyaha. Umuntu wese uvuka wambaye umubiri avuka mu cyaha, avukana icyaha. Niyo mpamvu habaho kubatizwa, habaho guhindukirira Imana, habaho gukomezwa, habaho umwuka wera, imbaraga, ni byinshi. Twese tuganira uko Imana izagenda idushoboza. Nawe wacitse intege, humura, wongera utwaze kandi ugengera, uhagarare, turi kumwe. Video yawe igiye kuba ndende, reka twirigeze aha ngaha,
tuzongere gutaha. Uwiteka Mana mu izina rya Yesu Kristo, shimwa kandi uhimbazwe. Urakoze, tuganiriye neza, tuganiriye ijambo ryawe, turakomejanije. Nawe Mwuka Wera reka ubisobanurire uwo bigomba kugeraho, ubisobanurire ubyumva none n'uzabyumva mu gihe kizaza no mu myaka izaza, kuko ibi ngibi bizamara igihe. Amaraso yawe Kristo Yesu turayatwikiriza buri umwe wese aho ava akagera mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka wawe wera eka atange understanding mu izina rya Yesu Kristo. Ibibazo baba bifite cyane cyane babone ku musozi wo gutegereza, ndabasengeye ku musozi w'ibibazo w'agahinda, ndabasengeye bari bazi ibitandukanye. Reka isa n'umuta none data bahindurirwa amateka, ndetse n'abagomba kwizera bakarindira, ubahe imbaraga, ubahe gushobora no kubibasha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Wowe ushaka kwihana, wowe ushaka guhinduka, ntarirarenga. Iki ni ikiza cyo kugira ngo wisubireho uvuge uti icyaha ndagikatiye, nsanze Kristo, nsanze umwami, kandi ntabwo nzabyishoboza. Inshuti yanjye, uko Imana izagenda ikuyobora, Umwuka uzagenda akuyobora, wasanga abakozi b'Imana, wasaba impuguro, wasaba inyunganizi, urugendo rusa n'ukomeye umuntu ari wenyine, ariko uri kumwe n'abandi kumva hari ababibashije, kumva hari abatanguye, urushaho kumva bidatinyitse nk'uko bitinyitse, nk'uko byari bimeze mu gihe gishize. Rero nshuti zanjye, mukomeze mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane, murakoze, bye.